umuntu ava mu Rwanda aje Uganda gutangaza inkuru z'ibihuha n'ibinyoma n'ibintu bipfuye uzi kugira ngo umuntu yishyurirwe. Hari abana b'abanyamakuru bishyuriwe amatike yonga y'Kigali baza mu mabisi. uriya muntu wari kukiganira avuga ngo ni umukozi wawe ntabwo umuzi, aho kurura abafana cyangwa abakunzi banjye bibereye i Kigali batari ababloga banini nkawe noneho babyemeye bari iyo mu cyaro bankunda babyemeye bangana gute? Bemeye ko iwanjye byacitse, bemeye ko nakennye. Derejo numvise bavuga ngo nta modoka nyigira ngo niba ari iki. Erega abantu bamenye ko nta n'ikibazo mfitanye n'inzego zo mu Rwanda. Ngashaka kunyambura bro, nidashyize inda hanze mama wanjye arayibona ndagasubira mama yishushanyijeho ibintu by'ibitente bro. Ishushanyije n'ibintu by'ibitente barambwa atejo nzabona wambaye n'ikanzu nono kabaye umuswera shana ajya mpamagara kanye enjoying akashye. arababaye Jesquiza arababaye niyo mpamvu jewe mba nta muntu nifuriza ikibo muri showbiz, nta n'umuntu ushaka kuzongera kujyana nawe ikibazo. Ibyabaye byarabaye, abangambane barangambaniye, ibyo bankoreye barabizi. Na jihad y'umutinganyi oya Kasukure kare turi serious. Ariko yago yo umugore arihe? Umugore se n'uwawe uzashaka uwawe. ariko we none nabonye abahanzi none batangiye gusana. Karufani ngo nibwo agiye gutangira gushyira abantu hanze ca we ngo nibwo agiye gutangira kubyiga. Uretse gato ngo Karufani ngo agiye kugira ate? Karufani ngo agiye gutangira nawe ngo gushyira ngo abantu hanze, ngo arahera ngo kuri Marina ngo amushyira hanze, we nibwo agitangira kubyiga sha ibintu tumaze. None se wa mipango ngewe ko ntasuze, ni wowe usuze kuri no live rako numvise umuntu avuga hano ngo hari umuntu usuze, ni wowe usuze? Oya nakaboro nawuze nkumva kuva kananye muri guturuka kwa Dumba se arimo aradusurira. Ntago ari gusura ariko ngira ngo nasetse dapfa. Noneho hari akandi kantu kansekeje muri weekend. Umuntu bita Badrama hari umwana ngo wasambanyije inkoko mu karere ka Nyanza, sibyo? Ngo yarayisambanyije. Umwana yasambanyije inkoko ko bamusanze ngo kuboroye hariho amaraso n'inkoko nayo yavuye amaraso mu kibuno. Noneho Badrama ati leta yakoze amakosa kuba yafunze uwo mwana, kuko ngo hari abantu ngo bafata bavuga nk'ayo matungo ngo bakayabaga bakanayacuruza ku mugaragaro. Ndavuga ni none bya bintu birakomeye. Nahise numirwa. Ukimara kumva ibyo bintu wahise ukora iki Kasu? Tubwira ikintu wakoze ukimara kumva ibyo Badrama. Ndarira bro, ndarira ndavuga. Ariko Dumba afite ikihe kibazo? Dumba ni ikibazo cya interinete. Umva zamura Kasu kaza tubwira ukuntu ngo hari umugabo ngo wafashe ku ngufi inkoko. Kasukarihe mubwire Jesquiza wa mipangazi ku mufana wawe. Umva hari umuntu ushaka no kukuramutsa reka mbe mushizeho akurere. Ninde? Ngo nose ngeze hano gusa. Rero kwa acceptinga se ntabwo ari wo ukanda. Ntabwo bizi uko bigenda. Jaja ntabwo uzana ukanze tekinoloji. Mama Life ari iruhande rwawe. Mama Life bagomba kuba ari ahanga. Narababwiye rero abantu bakagira ngo ni black. Narababwiye ngo ngende general. Ndababwira Mama Life namwambitse iranka rya koroneri. Ubu tuvugana Life yambaye Captain Fire. Ese umubyeyi uriho ninde noneho? Ni ex wa Dumba. Uwo mubyeyi ni ex wa Dumba. Bamwita ndetse bamwita tumukundi na Dine aka Jaja. Bamwita Jaja, umuntu bazamuranye Yago TV na Yago. Jaja Jaja.
nanjye yaza ko warundi nanjye guhita mvuga ngo aveho. wese naje gusanga buriya ntura zino live Dumba, hari ukuntu ukorana live n'umuntu uciriritse, noneho urumva ukaza kubyumva nyuma ari uko barimo baragenda noneho ba-uploadinga twa video mwagiye mukora. Nibwo noneho utangira kugenda wumva icyo bita consequence cyangwa se consequences z'ibyo wakoze. Hari nka live nigeze gukora kera cyane, uri kumva, noneho umuntu abarambagije ngo ariko Gasu, uri kumva, ngo buranga uvuka kuri nyoko. Noneho nibaza niba mvuka kuri nyina, ariko mbyibaza nyuma. Ndibaza se koko niba ntavuga kuri mama mvuka kuri nyina. ni jaja tugikorana yateretwaga na ba Dumba bakajya bavuga ngo ninjye umutereta ariko nta kintu mutanshyizeho, akuze ko nta birego mutanshyizeho wana. Ariko jaja nanjye nigeze kumusanga ahantu ku gahoteli keza byatari ahantu twakorera ikiganiro njye nawe. Man. Numva nawe nshaka kumumena umwoyo, ariko noneho nabona uburyo ari agakene nkagira impuhwe. Hari ukuntu ubona agakobwa ari keza, uri kumva ukabona agakobwa ni keza rwose, gashobora kuba kanagira umutima mwiza, ariko gafite ubukene bwa karande. ariko ubu ngubu Jaja we byarahindutse, asigaye afite kampani yitwa Inzora. ubu Jaja asigaye afite ibiceri. ndamuzi nanayitwikira Inzora, nibyo nkubwira ngo gafite ubukene bwa karande. Nta rimwe kari kanicara akavuge ngo umkumva ngo umuhungu ni umwe mu basapota b'Inzora, reka mbe mushyiriyeho nk'inote ya desa akomeza arya agafi. kandi Gasu ko yamwohereje amafaranga ariko umva ukuntu arimo aransenya hano hantu. Kasu, hari ikibazo ngufitiye. Kasu kuri murabiva cyangwa ugiye kunnya? Oya ndimo ndakumva. Abo Kasuku uko tujya tukubona urya ujunya. Oya kunnya ndanabikunda ngewe rwose, nshobora kunnya nka gatatu. Kwera mani menya ntabwo ujya kuri toilette mani, niyo mpamvu ufite n'inda nini. Uzi ko ntarakubona urimo urajya kuri toilette. Ngaramubona ari kujya kuri ukarita se ubwo mubonye abarimo ararya. Kasu, Yo, uzafatire video Dumba uri muri toilette umwoherereze. Ukuri kw'Imana uzayinyura. Urimo Dumba kunima ibyindisi. ko wagira ngo urekuye. Ariko Dumba, Yo, kera twazanye ino style yo kwerura, uri kumva? Bayago ari abantu b'abarokore ngo babana beza, wagira ngo urabivuze bagahita bavuga Yesu umwami. yari muri babana beza ba mbere Ariko umunsi yago yeguye ikiboko yahise bundi wo. yago ikintu yakoze yaduturutse inyuma buriya ngewe ate nzira barabura nembagamba fe tukuma. Buriya ngewe ibiganiro bya Yago iyo nabonye ikiganiro noneho arimo aritakuma, kiriya kiganiro ndagenda gahita nicara ahantu ndi nkavuga ntika nkirebe, noneho nkashyira muri do not disturb, nta muntu umpamagara. Uri kumva? Iyo mbona bya biganiro byarimo aritakuma nibyo nkunda cyane ubundi kurenza biriya hosting abantu. Uri kumva? Iya hostinze abantu biraboa. Iyo arimo arivugira turiya tuntu agiramo akantu nkunda ngo wowe narakubwiye.
noneho nkagenda nkavuga nti wowe narakubwiye wowe imbabazi wowe nkagenda nkavuga nti uyu si wa muhungu wajya gutubwira ati wowe kabyara ngo abo bantu bavuga ibyo bintu sinjya mbawusi uziwe na jaja ni ukuvuga ngo bagukoreshaga ikiganiro bakagenda bakata ahantu ushobora kuba wanavuze ngo ndagaswe jaja agahita yabikatagamo uvuze ngo ndagaswe mu kiganiro cyawe yabikatagamo akahita bigenda ntabwo wagarukaga kwa Yago TV ni vuba yahitaga bikuramo no mu nyuma aza kuza kubona urumva bayago babanaga n'abantu bataramenya abantu yuko abantu batakiri intama z'Imana Yesu Kristo yasize aragije itorero ahubwo abantu bamaze kuba ibirura bamaze kumenya uburyo abantu babaye ibirura ubu n'umuntu uvuga umunsi ndaraza kwa Yago bakanawubanza imbere